bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza, umunsi twibukaho bikira mariya umubyeyi wababaye. Dusangire rero amasomo matagatifu kiliziya by'umwihariko mu Rwanda yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe abahebureyi. Bavandimwe, Kristu mu gihe cy'imibereho ye yo ku isi niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abitura uwashoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana. Nubwo yari mwana bwose, ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Nyagasani unkize ugiriye impuhwe zawe. Uhoraho ni wowe buhungiro bwanjye, singateterezwe bibaho. Uhoraho ni wowe bugingo bwanjye, singateterezwe bibaho. Girira ubutabera bwawe maze umbohore, ntega amatwi maze ubanguke untabare. Mbera urutare rukomeye n'urugo rucinyiye nzakiriramo. Koko rero ni wowe rutare rwanjye n'ingabo inkingira, nyobora undandate ubigiriye kubahiriza izina ryawe. Ngobotora mu mutego banteze, kuko ari wowe mbaraga zanjye. Shyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe, ni wowe unshungura. Uhoraho Mana ngira ukuri, ariko ndakwiringiye Uhoraho, ndavuga nti Imana yanjye ni wowe, ibihe byanjye biri mu kiganza cyawe. Ngaho rero ngobotora mu maboko y'abanzi banyibasiye. Mbega ukuntu ibyiza wageneye abagutinya ari byinshi, ubiha abo ubereye ubuhungiro bose, kandi ukabibagwizaho rubanda rwose rubyirebera. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Igihe Yezu yaturwaga Imana mu ngoro, se na nyina batangazwaga n'ibyo bamuvugagaho. Nuko Simewoni arabashima, maze abwira Mariya nyina wa Yezu ati, dore uyu nguyu yashyiriweho kubera benshi muri Isiraheli impamvu yo korama cyangwa gukira. Azaba n'ikimenyetso bazagiriraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Iyo Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, kwizihiza umunsi twibukaho bikira mariya umubyeyi wababaye bikurikira ikuzwa ry'umusaraba. Umusaraba wuje ikuzo n'ububabare bwa bikira mariya bifitanye isano, ko byose tugaragariza agaciro k'umukiro w'abantu. Ubuzima bw'umubyeyi bikira mariya bwaranzwe n'ibihe byo kwishima ndetse n'ibihe by'umubabaro, kimwe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ntawe uhora wishimye. Nk'uko tubivuga, kubabara ntabwo ari uguhora urira, kimwe n'uko kwishima atari uguhora useka. Habaho mu buzima bw'umukristo ibihe bikomeye, hahandi yumva ko n'Imana yamwibagiwe. Icyo gihe buri muntu wese arakigira mu buzima bwe, aho yumva ko amaboko yose abo yari yiringiye batakimufashije. Aho niho Imana yigaragariza. Bikira mariya yishimiye inkuru nziza ya marayika Gaburiyeli igihe amubwiye ko azabyara umwana w'Imana. Yishima igihe ahuye na Elizabeti, yishima igihe abyaye umwana Yezu, yishima igihe atuye Yezu mu hekaru, yishima igihe agarutse mu gihugu cye, yishima abonye Yezu yigishiriza mu hekaru, yishima igihe Yezu azutse, yishimana n'intumwa igihe cya Pentekoste. Ariko kandi ubuzima bwe bwaranzwe n'ububabare bukabije mu nzira yo gukiza isi n'umukiro
wigaragarije mu rupfu n'izuka by'umwana we Yezu Kristo. Kwiyambaza Bikira Mariya umubyeyi wababaye bidufasha kuzirikana ku mubabaro wa Yezu kandi bikanadushoboza kwakirana ukwemera n'ukwizera imibabaro yacu ya buri munsi, imibabaro duhura nayo. Igihe dusanze Bikira Mariya umubyeyi wababaye cyane tukamwiyambaza, aturonkera ingabire yo kwakirana ukwemera n'ubwiyumanganye imibabaro yose duhura nayo, kandi akatugira inama yo kureka kubabaza Yezu. Igihe cyose rero umugambi w'Imana wuzurijwe mu buzima bwacu, dukwiriye kwisunga Bikira Mariya akatwigisha kwakira byuzuye ugushaka kw'Imana, kabone n'iyo kwaba guca ukubiri n'imigambi yacu twebwe nk'abantu ndetse n'ibyifuzo by'imitima yacu. Bikira Mariya niwe uduhumuriza igihe cyose twugarijwe n'icuraburindi ry'umwijima ridutera guhuzagurika no gushakira Imana aho itari. Hari igihe duhura n'ibibazo, hari igihe duhura n'ibigoye, ugasanga turakubita hirya no hino, ugasanga twataye ukwemera, ugasanga turashidikanya ku bubasha bw'Imana, cyane cyane iyo twahuye n'ibibazo bidukomereye, urupfu rw'umuntu dukunda, ibyago bitugwiririye. Usanga kenshi twibaza niba koko Imana ituzi, niba Imana itabaye indorerezi cyangwa se itadutereranye. Bikira Mariya rero adufasha kwiragiza Imana yonyine igihe cyose abo twari twiringiye badutereranye, igihe twumva twatereranywe n'abantu, igihe twanzwe n'abo twari twizeyeho urukundo, igihe cyose turi mu bwigunge kandi twihebye. Bikira Mariya aradutabara, akaduhoza kandi akadukomeza, kuko azi neza agahinda gaturuka mu gutereranwa. Nawe yaratereranwe munsi y'umusaraba, yisanga munsi y'umusaraba, nawe yaratereranwe. Bikira Mariya igihe cyose tumwiyambaje aduhora hafi akadutabara, cyane cyane iyo duhuye n'ibitubabaza kandi byaduca intege. Tumwigiraho rero kwihangana gushyitse no gukomera ku Mana mu gihe cy'amage n'imibabaro. Niwe kiramiro. Imibabaro izatubaho, imibabaro tuzahura nayo, ariko iyo twiragije umubyeyi Bikira Mariya, iyo turebeye kuri Yezu wize kumvira Imana abicishije mu marira n'imiborogo, twumva ko kamere muntu itabura guhura n'ibyo byose. Yezu rero nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, niwe wadufasha kumenya kwiyumanganya, kumenya gukomeza gutakambira Imana igihe cyose ibyo twari twizeye tutabigezeho, igihe cyose ibyo dushaka atari byo byabayeho. Bikira Mariya rero niwe udutoza guheka gitwari imisaraba yacu ngo dukurikire Yezu mu nzira ikomeye yo kuducungura. We wemeye gupfa, we wemeye kumvira, kandi uko kumvira kukamugeza kwikuzo nyaryo, kwikuzo rihoraho natwe turangamiye. Bikira Mariya rero nk'umubyeyi mwiza, imibabaro yacu iramuhangayikisha, ikamutera igishyika, kandi akadufasha igihe cyose tumwisunze. Ntabwo yadutererana, aho ari mu ijuru ahora ahoza umutima we ku isi, agashishikazwa kandi n'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu igihe cyose aje kutuburira, aje kuduhwitura, aje kutwereka inzira yo kunyura. Niwe utwibutsa ko umwana we adatana n'imibabaro, ariko ntabwo ari ya mibabaro yose twiremera ikaturemerera, ahubwo ni ya mibabaro idufasha kunga ubumwe na Yezu mu nzira yo gukiza isi. Bikira Mariya umubyeyi wababaye aduha kumva agaciro k'umusaraba mu buzima bwacu nk'abakristo. We wabonye uburyo umwana we yakubiswe, agahekeshwa umusaraba, akabambwa kubera ibyaha byacu, ahora iteka adusabira kwihanganira imibabaro yose duhura nayo muri ubu rugendo rw'ubuzima. Munsi y'umusaraba wa Yezu niho yemeye kutubera umubyeyi, kabone n'ubwo umutima we wari ubabaye bikomeye, nk'uko umusaza Simiyoni yari yarabihanuye. Munsi y'umusaraba rero niho ubuhanuzi bwa Simiyoni bwujurijwe, niho umutima wa Bikira Mariya
washegeshwe, kuko umwana we Yezu yikoreye umusaraba ku bitugu maze we awuheka mu mutima, kugira ngo twe twese twitwa abana be. Niho yatubyariye ahakomeye. Igihe yabonaga umwana wapfa nibwo yakiriye inge nawe kugira ngo tumubere abana. Kuzirikana kuri uwo mubabaro we munsi y'umusaraba bikwiye kudutera kwisubiraho, bikwiye kudufasha kuva mu bibabaza Yezu kugira ngo dukore ibyo atwifuzaho. Umubabaro ukabije w'umubyeyi Bikira Mariya igihe yakiriye mu biganza bye umurambo w'uwo yonkeje, aho kumutera kwifuriza ikibi abamubambye n'abamubambishije, byamufashije kunga ububabare bwe bwite n'ubwa Yezu, akurizaho gusabira abanyabyaha bose kugira ngo urupfu rwe rubarengere kandi rubakure ku ngoyi y'icyaha. Twe iyo duhuye n'ibitubabaza usanga dushaka kubabaza abandi, usanga tuvuga nabi abatubabaje. Twigere ku mubyeyi Bikira Mariya kwiyumanganya mu mibabaro yacu. Umubabaro, ishavu n'agahinda ntibyigize bitera Bikira Mariya kwiheba, ahubwo yabibonyemo iyuzuzwa ry'ibyahanuwe n'umusaza Simeyoni, aho koko umutima we watikuwe inkota igihe abona uwo yabyaye abambwe yishwe rubi nk'umugome. Indunduro y'imibabaro ya Bikira Mariya ni ihambwa ry'umwana we Yezu. Yashegeshwe n'inyanja y'ububabare igihe asigaye wenyine, akenyutse, atagifite hepfo na ruguru. Mu muco w'Abayahudi, abapfakazi bari abantu badafite kirengera n'ubuvugizi. Twibuke igihe Yezu ahuye n'umupfakazi waruherekejwe n'imbaga nyamwinshi agiye gushyingura umwana we w'umuhungu, nuko amugirira impuhwe, aramuhoza ati wirira. Muri make, iyo utabaga ufite umugabo washyigikirwaga n'umuhungu wawe. Niyo mpamvu Yezu yashinganishije umubyeyi we akamuragiza Yohani, intumwa yakundaga, ngo azamumenye amwiteho. Natwe rero twigire kuri Yohani kujyana Bikira Mariya mu buzima bwacu, tumutuze mu byacu, tumwemerere, tumufashe gukiza isi. Umubyeyi Bikira Mariya ahora iteka bidusaba. Ikibeho ntiyahwemye kudusaba kuba abana be, kandi kuba abana be bidusaba kwakira imibabaro no kuyibyaza umusaruro, kuyibonamo inzira itugeza ku butungane n'ubutagatifu. Umwana we ntatana n'imibabaro. Imibabaro yacu rero tuyunge n'umubabaro w'umubyeyi Bikira Mariya mu nzira yo gukiza isi. Tubeho turi abantu bakira umubabaro bakirinda kubabaza abandi. Tumwemerere adufata akaboko, atwumvise neza ko ubukristo bwacu bugomba kudufasha kubaho tugaragaza ubudasa, kwirinda gukoresha intwaro zimwe n'abaturwanya. Umuntu nakwanga uzamukunde, nakubabaza umubabarire, nagutoteza umusabire. Aho nibwo tuzigana Yezu mu nzira yo kumvira, ndetse tukumvira no mu mibabaro. Aho niho tuzigana umubyeyi Bikira Mariya, tukemera ko umutima wacu uba ubushyinguro bw'umukiro w'abandi. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaho umugisha, abarinda, bakomeza abiteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.